tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, aho tugiye kuganira na bamwe mu mpunzi biyemeje kwigira bagakora ibikorwa bibabyarira inyungu kugira ngo babashe kubona ubushobozi burenze ku bufasha bahabwa na Leta y'u Rwanda, HCR ndetse n'iyindi miryango nterankunga, cyane ko ubwo bufasha bahabwa budatuma babona ibyo bakeneye byose. Ikaze mu kiganiro cyacu. Impunzi zahungiye mu Rwanda usibye gushakirwaho gutuzwa ndetse no guhabwa ubufasha na Leta y'u Rwanda, HCR n'indi miryango nterankunga, bukaba ari ubufasha butuma babona ibikenerwa by'ibanze, banafashwa mu bikorwa byo kwiteza imbere. Ibi bikaba biba bigamije kubafasha kubona aho bakura ubundi bushobozi bwaza bwiyongera kuri iyo nkunga bahabwa, cyane ko ubwo bufasha byagaragaye ko buba budahagije ngo babone ibyo bakenera byose. Ku kwezi buri muntu akaba agenerwa 7,600 ariyo mafaranga bita M-Visa. Bikumvikana ko usibye izindi serivisi z'ibanze nk'ubuvuzi, uburezi n'izindi bahererwa mu nkambi, ayo mafaranga bahabwa aba adahagije kugira ngo babashe kubona iby'ingenzi. Mu nkambi ya Gihembe iherereye mu karere ka Gicumbi, ahacumbikiwe impunzi zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hatuyemo impunzi zamaze gusobanukirwa akamaro ko gukora ibikorwa bibinjiriza amafaranga. Abafashe ya mbere mu kwihangira imirimo baravuga uko batangiye ndetse n'ibyo bamaze kugeraho nyuma y'uko bahawe amahugurwa ku buryo bwo kunoza ibyo bakora. Simuriza Rwabukwisi yashinze akabari kakaba kamwinjiriza amafaranga arenze miliyoni ku kwezi. Uwitwa Faustin nawe acuruza butike, avuga ko agereranyije ubu ageze ku gishoro cya miliyoni 10. Ngo byatangiye nkora ku giti cyanjye, hari n'abandi bakora ku giti cyabo ku ruhande rwabo, nahingaga ibihumyo, abandi bacuruzaga ibintu bisanzwe amaduka. Ariko nyuma aho inkomoko iziye dukangurira kwishyira hamwe, twigisha imyuga, twigisha uburyo bwo kuzigama amafaranga. Nyuma y'ayo mahugurwa numva ko kwizigama bihagaze, ko uburyo twatagaguzagamo amafaranga nabashije kuyazigama. Ubwo rero nyuma yaho nibwo naje gutangira gushaka uburyo nashinga akabari nagatangije mu 200. Abakiriya ndabafite cyane, kuvuga ngo ntangira byonyine nta bikoresho nari mfite, ibintu byecyanye n'amakese nari natangiranye udukese dukeya, bungeze mu kese 20 ngenda nkayarangura. Ubwo natangiye ndangura amakese 5-10 bikoresho byo mu nzu, ngo ngenda ngura bitandukanye. Ku munsi iyo nakoze neza nshobora kuranguza hagati y'80 n'100 ku munsi. Abana cuje ngacuruza hagati y'120 n'190. Iyo mbaze mu kwezi shobora kuri 1,069,000 gutyo. Nagejeje mu Rwanda nk'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Natangira gucuruza ku kameza, ubwo ntangira ncuruza imigati, ngera muri ibi bya botike, ngera muri amakese, harimo ibi bya botike, hakabamo kawunga, hakabamo imiceri, hakabamo ibishyimbo. Urumva ko tubamo muri M-Visa, noneho twebwe turabikuza, tukaba dufite amamashini tubikuriza, kuko twebwe buriya tuba dufitanye amasezerano na banke, na PAM, na HCR ko tugomba kugaburira abaturage. Noneho bo bakazana bakatugana bakabikuza amafaranga, nabwo turayabaha ukeneye amafaranga. Noneho niba turi nk'abantu batana hangaha bakavuga ati nkawe uzajya yenda ugabura 2,500 si cyangwa 3, ni isoko rigomba kubaho ugereranyije na miliyoni 10. Uwitwa Rubingo ukora ububaji ngo yatangiye akora intebe akuye mu nka, none ubu arangura imbaho zihagije kugira ngo abashe gukora ibyo acuruza bitandukanye. Naho Rachel nawe ngo yatangiye akora umwuga wo kogosha ku buryo buciriritse, none ubu afite sari ikomeye mu nkambi. Kera nago narinzi ibyo gukora, ariko HCR yaratwigishije akazi, yaratwigishije umwuga. Natangiye gukora aka kazi, nakoreshaga umuhoro, ngoresha ingwi, vanamo imbaho, ngora akatebe kamwe ngakashirariya kakabona umuntu wo kugura, ngabona 3,000. Baratubira ko umuntu ugomba kumenya icyo abakiriya bawe bashaka, ukamenya ko hano mu ngambi bakunda amasheze, bakunda na ziriya ndebe ndende zaba zigura makeya ariko bazigura cyane. Kera twakoraga ukarindira avance, undi muntu akaza none wihuse ushaka ikintu, we nago yakibona kubera uri gukorera gusa uriya muntu wagwaye avance. Nyuma bamaye inguzanyo 200,000 rwa mbere. Mbona none amafaranga yo kujya kurangura imbaho ngashira hano stoke y'imbaho, ngaza gutangira gukora biriya bintu abantu bashaka. Iya mahugura baduhaye
yaduhaye ubwenge bwo kumva ibintu komantere z'abakiriya nawe ukabishyira mu bikorwa ukahindura. Niyo mpamvu naze kuhindura tisi, urabona hariya asigaye indi style ya iriya ni imigwegwe, ngora akandi noneho bashiraho amaguru n'amaboko. Akangaka none kakafite ahantu ushobora kutereka n'ikirahure. Ubu ngubu hariya nyuma ariyo akagrife bandikaho Made in Rwanda Gihembe by Lubingo Ibulisha. Natangiye ku gishoro cy'ibihumbi 140, ngura imashini ebyiri na radiyo. Ubwo nagiraga abakwaferi babiri, umwe ufite akazi mpemba, nkagira n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye nyine nawe arabafasha, akaba management wa salo. Ubwo rero aho babimpereye n'amahugurwa nagiye mfata y'inkomoko, narushagaho kwaguka mu ntekerezo n'ibikorwa byanjye, ariko birushaho kwaguka. Ubu rero kugeza ubu ngubu nkoresha umuriro wa ARC, kwishyura tujya twishyura ibihumbi 10 ku kwezi. Urumva ko ari bikeya ku muriro, ariko noneho tugafatanya hano uko dukora twese, buri muntu atanga 500 ku kwezi. Urumva ko bangabanirije cyane. Niyo mpamvu ibikorwa byanjye byagutse cyane. Nafataga wenda amafaranga makeya, nkabona nk'imboga zifashe mu visa, niba nahashye iyo kawunga n'umuceri, nkabona dodo, nkabona indyoshya ndyo wenda nk'inyanya n'utundi tuntu dukenerwa mu buzima bw'umudamu bwa buri munsi igihe ari kwifashisha indyo yuzuye. Ubu ku kwezi nibura ngomba kuba nizigamye ibihumbi 60. Niyo naba mbitse, niyo makeya mba nizigamye, ariko nakoresheje n'andi mafaranga mu buzima bwa buri munsi. Umuyobozi w'inkambi ya Gihembe aravuga indi mirimo ibyara inyungu ikorwa n'impunzi mu nkambi, akavuga uko abatafite ikindi bakora bo babayeho. Hano mu nkambi hari za butike ikaba n'akabari, abafite ubudozi bageze ku rwego aho niyo imfashanyo babona yahagarara, ubona ntacyo baba, iyo mfashanyiriza ari yongera ku buzima bwabo busanzwe. Ariko abenshi muri bo niba abandi bategereje imfashanyo ya buri kwezi, ku buryo yitinze aba ari ikibazo. Ubundi mbere bahabwaga ibiribwa, hashize imyaka byarahindutse, babona amafaranga. Umwe abona 7,600 ku kwezi, ubwo umuryango ukabona bitewe no kungana aya mafaranga yakubye n'abagize umuryango. Dukunze kuganira tukanababwira yuko akimuhana kaza imvura ihise, ko byaba byiza niba umuntu agufashisha ifi, ko wakwiga kuyiroba, ukirobera nk'ebyiri cyangwa 3, yayindi agufashisha ikaza ari iya 4. Izi mpunzi zikora indi mirimo ibyara inyungu bavuga ko nyuma yo gufata uyu mwanzuro ubuzima bwabo bwahindutse mu bijyanye n'uko babasha kwigurira ibyo bakeneye, ariko bunahinduka mu bijyanye n'uko byatumye bongera kumva ko kuba impunzi bitavuze kubura imbaraga cyangwa kubura ubwenge bwo gukora. Natangiye noneho kugura ibikoresho. Wabonye amamashini mfite yari zihagaze hariya gawisami, ayo ingomoko yamaye ni yindi ninguzanyo ima ngayishura, ariko ngasiganya bira bikorwa byanjye ndimo kubara hari. Ubu ngubu ayo ndimo kubara uyu munsi mfite 300. Ejuru ya biriya bikoresho mfite byo nago ndimo kubiba, ariko kera n'ijana ashobora kukubira ngo mfite 100 atari ya yindi ya pame ya M-Visa. Twarindiraga ngo bari baturebe pame iduwe iyo biye biryo mbone kwishura, umudamu nawe akareba nanje nzishura, umwana nawe akavuga ngo nanje ndashaka ibingi, ukabona umutwe urashushe ukajya mu nzoga kugira ngo wibagize biriya inzoga zigakushiramo ukaza kwikanga, ikibazo kiracyari hahandi. Mbere twari tufite amazu afite 3 metero kuri 4 metero. Abasore 5 njewe n'umudamu, yari ifite icyumba kimwe na salo. Abasore bararaga mu salo, njewe ndara mu cyumba. Ibindi bikoresho ushaka kubika ubibika byose mu kiriya cyumba turaramo. Urabona ko byari akavuye. Ndaguye inzu, none ubu ngubu mfite ibimba 3 na salo. Haje kuza babandi ba B-box bari gutanga amapano solaire, kubera mfite akazi mvanamo amafaranga,
nagiye kuyabonesha hariya bama televiziyo bama amatara ncana mu nzu. Ubu ngubu nindangiza gukora akazi tujya muri salo, nushaka kuruhuka mu mutwe ujya hariya kuri televiziyo uri kureba nawe ukamenya amakuru ari gutambuka hanze. Tumenyeze natwe nk'abantu bari hanze kandi turi mu ngambi. Ikintu byamfashije ntago mbayeho mu buzima bubi. Ubu rero njya uko nshoboye kandi nkarya uko nshaka, ntago nakwifuza nk'akantu ngo nkabure kuko mfite amafaranga yanjye. Mfite abana 3 n'umutware, ariko muri bezwe dukenera za buri munsi nabo bana banjye mbagurira n'agakweto n'utwenda bagasa neza ukabona nta kibazo. Kuba impunzi ntabwo bivuze ko tudashoboye gukora, turashoboye cyane. Ni ugutinyuka, ntuvuge ngo mfite dukeya ngo ntabwo naduheraho. Oya, urakora rimwe ejo havamo kabiri. Kuzigama nicyo kintu cya mbere cy'ibanze. Icyo uzigamye uyu munsi ejo kikubyarira ikindi. Igikorwa nk'iki bisaba nyine kwitanga no gutekereza. Iyo utekereza ugapanga umushinga ukabishyiramo imbaraga birakorwa. Usibye izi mpunzi twaganiriye zatangiye kubyaza inyungu umusaruro uva mu bikorwa byabo bibyara inyungu. Aha hari n'abandi baba bibumbiye mu yandi matsinda nabo bakagenda bafashwa kwiteza imbere no gusobanukirwa uburyo bukwiye bwo gukora business. Kugeza ubu ngubu hari abafatanyabikorwa, hari nka kampani yitwa Inkomoko. Iyi Inkomoko ibafasha kubona nk'inguzanyo. Abanyarwanda bashobora kujya muri microfinance bakabaye umwenda kubera ko bafite garantie, ariko impunzi nta garantie ifite. Niyo mpamvu Inkomoko yaje mu nkambi kugira ngo yigishe impunzi gukora business. Nk'ufite ka boutique ucuruza, ufite ubucuruzi buciriritse, bamwigisha ukuntu yacunga amafaranga make afite. Agira igitabo yandikamo ibyinjiye ibisohotse, n'ushaka kwagura ka business ke ikaba yasaba inguzanyo bakayimuha ku buryo buri mu bufasha, kuko uyihawe yishyura ageretseho inyungu y'10% gusa. Plan International igira udushinga tuyishamikiyeho nka NEC ijya mu bya nutrition. Ahangaha bagiye bafasha abantu bishyize mu itsinda bafite ibibazo byihariye bakeneye gufashwa, bakagira itsinda rikiga umushinga rizakora, bakaba amafaranga arenga 350 babaha atazagaruka, bagatangiza igikorwa cyabo cy'umushinga bize. Hari amatsinda arenga 10 amaze gufashwa. Hari na HI ni Humanity and Inclusion. Bari abantu bafite amatsinda bakurikiranira hafi. Nko muri NEC umwaka ushize bakodeshereje abantu imirima hanze y'inkambi, bahinze ibirayi bareza pe beza neza. Ihinga ryakurikiyeho baracukishijwe bikodeshereza imirima ku mafaranga yavuye mu musaruro, amafaranga ahabwa abandi, ubona abantu bagenda biteza imbere. Mu nkambi ya Gihembe hacumbikiwemo impunzi zisaga 14,500 bakaba baraturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabashimiye babanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Nk'uko abanyarwanda bashishikarizwa kwigira, n'impunzi nazo zishishikarizwa kwigira babikesha ibikorwa bibyara inyungu bagenda bakora. Ibyo bikaza byunganira ubufasha bahabwa na Leta y'u Rwanda na HCR ndetse n'indi miryango nterankunga, cyane ko ubufasha bw'ukwezi usanga budahagije kugira ngo babe babasha kubona ibyo bakeneye byose. Bityo rero bakiteza imbere ndetse bakanateza imbere igihugu cyabakiriye. Ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero itishyurwa ya Minema 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.